ko mwese ndabakunda waba umugore wa musaza wanjye nabyishimira Sylvie yaba umugore wa musaza wanjye nabyishimira ariko nanone tube nka ya ndirimbo ngo tureke ngo kureba icyo dupfa ngo tugire icyo dupfa Kanya wambabariye nagusabye kenshi kubohoka nyine ntago ari uwawe ntago Imana yamukugeneye oya wenda reka kumuca intege reka umva koci reka kumubwira we ngo ntago ari uwe ashobora no kuba ari uwe sibyo guta atarabimubwiye reka nkubwire Kanya njye nibyo nakubwiye narakubwiye ngo icyawe na hantu kigira ute naho kijya reka nguhe urugero rwihuse inshuro nyinshi cyusa isimba ashaka kumunyaka ntago uzi inzira byanyuzemo ntabyo uzi ntuzi ibibazo naciyemo byarangiye cyusa ari uwande nari mfite imbaraga nari mfite amafaranga nari mfite abantu bamvugira rero niyo mpamvu ndi kukubwira tuza ujyana ibintu gake ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru niba bro wanjye azaba umugabo wawe nta nubwo nanabyishimira pe azagaruka nibwo bwa mbere mu mateka yanjye nari munsi ndabyumva nibwo bwa mbere nabonye umuhungu nkamwishimira nkumva ko kwiriye kuba umugabo wanjye gute ushobora kumbwira ibyo ngibyo urumva byamfashe kimwe aka kanya coach n'ubwa mbere nari numvishe Kanyana aza mu bintu by'inkundu ubundi menyereye ko yikundira gusenga akambwira imirongo muri Bibiliya ni ukuri ko Imana yaranabimbwe numva ndatunguye ariko nta nubwo ari byo bagapfuye njye ntabwo ntekereza ko we na Sylvie mwapfa umuhungu okay reka nkubwire Kanya wenda ubu ndi kuvuga nivugira ku giti cyanjye uriya ni musaza wanjye ariko nanone nubwo ari musaza wanjye ntabwo namufata ngo muhindure mpindure ibitekerezo wenda ni ashobora no kuba wenda njye nubwo nanabikurura kuko ibyo bintu bya Sylvie na musaza wanjye nabyumva nyuyo ndongera mbyumva na Sylvie ntabwo nari nabyumva nande rurangirwa ndabimwumvana rero genza gake rurangirwa nagaruka ngenzi caranganire nawe numva ukuntu ari kubitekereza numva icyabivuga ko mukunda nase ubwo nabuzwa n'iki nose ndanga kubimubwira ngo basi azanshake azakureho cyusa ambere umugabo koko Kanya nukuri nimba ari wawe Imana izamukugezaho kandi nimba ari n'uwa Sylvie murekere si njye nibyo ndi kumubwira icyambere cyo Kanyana amahirwe dufite Kanyana arasenga Kanya ntusenga birangoye umutima wanjye urababaye uraremereye cyane ariko ubu twarasenze Imana isubiza iribagiza ubu we ubwo ntabwo nkwiye kukubera urugero rwiza aka gato niko kananirana ntabwo nkwiye kukubera urugero rwiza musengera Imana igira icyo ikora kuko ndarushya andi none siga njya no gusenga ura amagambo nsenga Sylvie ni inshuti yanjye njye bisubiremo Karame Hello oui ndaho neza Kamara amakuru ndashima Imana uri wenyine nta kibazo twavugana mukarira mubwire ubu twashakaga kuzaza hano mugo warahabonye urahazi ndagira ngo mubwire yuko twashakaga kugira ngo uwo muti wa kabiri kubera ko ubu ngubu twebwe tugufite ujye Kamara wabonetse se wowe hano uriribagiza noneho wagira ibyishimo bingana iki ko ugiye kuba wanywa umuti wa kabiri yo hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo musobanurire buri kimwe kigiye kuba cyakurikira muri ino filimi uburyo bigiye kuba byagenda Imana noneho ibashe kuba yakora ibitangaza iribagiza agiye kuba yabona umuti wa kabiri kubera ko twamaze kubona ko umuti wa kabiri ari Kamarade na EMILE noneho babashe kuba bawufite uri mu biganza byiza byabashe kuba byarwanira iribagiza kuva kera rero nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza jyaho hasi muri comment wandike amena kubera ko kandi turaza kuba twarebera hamwe ibintu biraza kuba byaranga iyi filimi episode igiye kuba yakurikira iyi se ibintu biraza kuba bimeze bite ese cyusa we ibye biraza kuba byagera he kubera ko twabonye ko yakubise uriya mukobwa isimbi urushyi kugira ngo yereke ko iribagiza ko atari wateye inda isimbi ese biraza kuba byaherera he cyusa kugumya yihakana uriya mwana w'umukobwa ko ari we wamuteye inda kandi azi ko babyaranye byose turaza kuba twabireba se Rugema ndetse n'uyu mugore
n'uyu mugore Fabiola bo baraza kuba bagarukira ko barimo bapanga imipango yo kuba bakica uyu musaza papa Kamarade bakeka ko ari waba ufite umuti wa kabiri wa iribagiza zanywa, kandi twamaze kuba twabona ko umuti wa iribagiza wa kabiri Kamarade na Emile bamaze kuba bawusubirana, bamaze kuba bahamagara Fabiola ati bamaze kuba bahamagara iribagiza ati uzaze ufate umuti wa kabiri unywe. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane, byose turaza kuba twabirebera hamwe n'ibindi bintu byose byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Kandi twamaze kubona ko hari abantu bamaze kuba batwitirira bakabasha kuba bababeshya ibintu biraza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Iyi niyo channel ya nyayo ya original ibasha kuba yatanga abakuru kuri filime Inzira y'Umusaraba. Munabona ni nayo ifite abasubscribers benshi, nicyo kigaragaza ko ariyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yabagezaho amakuru, kandi abantu dusanzwe tubana hano basanzwe batanga ibitekerezo byabo bikabasha kuba byaza muri filime Inzira y'Umusaraba. Bo mwebwe murabizi. Rero nimba ugeze hano bwa mbere ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza nk'ubwira ibindi bintu bigiye kuba byakurikira muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi. Ese ibintu biraza kugenda gute hagati y'uyu mukobwa Kanyana udashaka kuba yakumva ko Sylvia yakunzwe n'umuhungu Kanyana akunda, Kanyana kubera ko yakunze umuhungu ntiyabasha kuba yabimubwira. Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Ese iribagiza n'uyu mukobwa coach baraza kuba bamugira iyihe nama? Byose nabyo turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nimba ugeze hano bwa mbere ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo tuze kubana ibintu bimeze neza, se ibintu biraza kuba byagarukira hehe? Jyaho hasi muri comment ubashe no kuba watangamo ibitekerezo byawe mbere yuko dutangira filimi yacu ibintu biraza kuba byakurikira. Ariko hari byinshi turaza kuba twavugaho hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Ese uriya musaza papa Kamarade nyirana uriya mugore Fabiola ashaka kuba yamwicira iki? Kubera ko twabonye ko hano yari arimo agira inama Rugema ati uyu mugore uyu musaza ugomba kuba wamwica kugira ngo tubone umuti wa kabiri wo kuba twatwara iyi mitungo yaba iribagiza. Yuko uyu mugore Fabiola namara kuba yagira bakica uyu musaza papa Kamarade, we na Rugema nago bazigera baha umuti iribagiza, ahubwo bazawangiza kugira ngo begukane imitungo yaba iribagiza. Ubwo iribagiza zaba ubuze ubutabera bwe. Ariko twebwe twamaze kubona noneho ko umuti wa kabiri noneho uri mu maboko meza. Bamaze kuba bahamagara Fabiola ati uzaze kuba wareba umuti wa kabiri kugira ngo nawe ubashe kubunywa ukire. Noneho uri kumva ko Rugema ndetse na nyina Ntambara na Fabiola bagiye kuba bajya mu kaga gakomeye cyane, kubera ko batigeze babasha kuba bagira inama nzima bagira iribagiza, kandi nibo bamureze kugeza akuze. Rero ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka hano muri no filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Kuri iyi episode tugezeho ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane, bigiye kuba byaba ibindi. Kandi nimba tugeranye hano kuri no munota tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, kubera ko ni ibintu byiza biri kugenda bigarukamo, biri kugenda bishimisha abantu benshi bakurikira filimi Inzira y'Umusaraba. Ko twabonye Kanyana afite umujinya mwinshi cyane. Uyu mujinya n'uwiki kuba Sylvie yarabaje ko yakunda musaza wa iribagiza, ko Kanyana byamubabaje cyane, kandi nawe twabonye ko akunda uriya musore. Rero Sylvie ari mu gahinda kenshi cyane kuba mushuti we nawe ari mu gahinda ko bari gupfa umugabo. Ariko ntago ari ibintu byiza uyu mukobwa Kanyana, kubera ko yatangiye kuba yakigira yarakara cyane, atangira kubabara agira ngo uriya mukobwa abashe kuba yarekura umugabo we. Nk'uko tumaze kuba twabibona muri episode zarangiye, twabonye ko Sylvie yayikundiye uriya musore n'umusore musaza wa iribagiza akabasha kuba yamukunda. Ariko uyu mukobwa Kanyana ntabwo byigeze bimushimisha na gato, kubera ko umusore Sylvie akunda ari we uyu mukobwa akunda. Rero hano iribagiza ndetse n'uyu mukobwa coach bari barimo bamugira inama y'uburyo agomba kuba yajya kwiyunga na Sylvie kugira ngo bongere kuba bakundana, bongere kuba baba inshuti.
ariko Kanyana ntago yigeze yumva izi nama za koce ndetse na Sylvie, ahubwo we aracyatsimbaraye avuga ati uriya musore Musaza wa Iribagiza agombe aba umugabo we. Arimo abwira n'uyu mukobwa Iribagiza avuga ati wowe ko yari musaza we wamfashije iki kugira ngo dukundane. Rero ni ibintu byiza cyane Iribagiza ndetse n'uyu mukobwa koce barimo bagira inama muri uyu mukobwa Kanyana kugira ngo nawe abashe kuba yava ku izima, abashe kuba yakongera kuba yakiyunga na Sylvie kugira ngo bongere babe inshuti nk'uko byari bisanzwe. Rero ni ibintu byiza cyane biri kugenda biranga iyi filimi yacu, ibyiza biri kugenda biza ari byinshi. Nimba tubashe kuba twagerana hano kuri no munota, jyaho hasi muri comment ubashe kuba wabwira ijambo rimwe ubwira uyu mukobwa Kanyana, kubera ko Kanyana ibintu arimo ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko ashaka kuba yakumya akunda umuntu kandi azi ko afite umuntu wabashe kuba yamukunda. Rero uri kumva ko uyu mukobwa Kanyana nawe ari mu ikosa rikomeye cyane, ariko Iribagiza we atashywe n'ibyishimo byinshi cyane kubera ko yakiriye telefone y'inkuru nziza ivuga kamarade na Emile bamuhamagaye iti uzaze kuba watora umuti wa kabiri kugira ngo ubashe kuba wakibuka ibintu byose. Se mubona Iribagiza koko akwiye kuba yanywa umuti wa kabiri kugira ngo yibuke ibintu byose? Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, rero mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatanga ibitekerezo byanyu by'uburyo niba mwifuza ko Iribagiza muri episode tuzabakorera ejo azanywa umuti wa kabiri kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Ni mwebwe muraza kuba mwabihita muri, kandi nimba tugeranye hano kuri no munota tukiri kumwe ukaba uri kubona iryo jambo ricyanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filime Inzira y'Umusaraba ahantu igeze. Ibintu bikomeje kuba byaba ibindi kubera ko iyi episode noneho tugezeho iraryoshye cyane. Abakunzi bacu bari bamaze iminsi bavuga ati Iribagiza bashaka ko anywa umuti wa kabiri, ariko bigiye kuba byagerwaho byose, yuko twigeze kubona ko uriya musaza papa kamarade yahaye uyu mukobwa Iribagiza umuti wa kabiri, yanga kunywa kubera ko yari amubonye bwa mbere. Niwe muntu ntago yigeze amwibwira kugira ngo yamwibwira yari kubasi yari kunywa uyu muti wa kabiri. Yamubwiye ko umuti wa kabiri azawuhabwa na kamarade na Emile. Rero kamarade na Emile babashe kuba baza bawaka uyu musaza bawusubiza mu cyaro aho baturutse. Rero niko guhamagara Iribagiza ati uzaze kwa wanywa umuti wa kabiri, kandi twamaze kubona ko umuti wa kabiri noneho nk'uko nabibabwiraga ari uwo azawuterwa mu rushinge kugira ngo azabashe kuba yakibuka neza. Bavuze ko umuti wa kabiri azawuterwa ku mutsi wo ku kuboko kugira ngo akomeze kuba yamera neza. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane bibashe kuba byaranga iyi filimi. Ndabizi abantu benshi mwari mutegereje ko Iribagiza abona umuti wa kabiri, ni ibyishimo gusa. Rero ku bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, nimba nawe ubasha kuba wayikurikira, ndakeka tugeranye kuri uyu munota ufite ibyishimo birenze ko Iribagiza agiye kuba yanywa umuti wa kabiri. Imana yabashe kuba yabikora. Uriya musaza mwari muzi ko yagambaniye Iribagiza, ahubwo ntago yigeze amugambanira. Nawe mwabonye ko nababwiye ko yahaye impapuro z'imimano Rugema bakama impapuro z'ibipirate. Rugema akizera ko ari impapuro z'imitungo za originale. Kumbe uyu musaza yari afite ikintu cyamuzanye hano umwana no rugo, cyari kugira ngo azavure Iribagiza amutere urwo rushinge kugira ngo abashe kuba yakira. Rero uri kumva ko ibintu bikomeje kuba byaryoha kuri no episode noneho tugezeho, yuko Rugema we azi ngo aracyafatanyije n'uyu musaza, kandi twamaze kubona ko uyu musaza ahubwo yaje kuba yakishakira ibimenyetso hano umwana no rugo byo kuzashinza Rugema mu nkiko kugira ngo Rugema azabashe kuba yafungwa, ahabwe ibihano bikomeye cyane kubera ko yabashe kuba yakora ibintu bitari byiza. Yabashe kuba yagambanira uriya mugabo Rugema kugira ngo abone uko azamushinza mu nkiko. Rero ntago uyu mupango papa kamarade ntago yari yarigeze awuganirizaho abahungu be, ahubwo abahungu be batunguwe nyuma no kumva uyu musaza yarazanwe hano mwaruno rugo n'imipango myiza yo kuba yashyira Rugema hasi afatanyije na Iribagiza. Rero tubashije ko twagerana kuri uyu munota, ukaba uri kubona uburyo iyi filimi iri kugenda, ukaba warebye filimi Inzira y'Umusaraba agace twese twamaze kuba twareba. Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangaho ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi iraza kuba yagenda, kubera ko ibi ni ibintu byiza nyine biri kugenda biranga, biri kugenda bigarukirana.
nk'uko twabonye ko Sylvie ndetse n'uriya mukobwa Kanyana batabanye neza, ariko uyu mukobwa Kanyana arimo arakora amakosa akomeye cyane kubera ko yatangiye ko yakijwindika n'uyu mukobwa Iribagiza ko atagiriye inama musaza we kugira ngo abashe kuba yakemera uyu mukobwa Kanyana. Ese Iribagiza yaba afite ayahe makosa kuba afite musaza we akaba yamugira inama y'uwo akunda, kandi ibyo bintu ntabwo byaba ari byiza. Rero Sylvie nawe yamurakariye cyane, ati yagombaga ko yamubwira musaza we akaza kuba yavugana n'uyu mukobwa akabasha kuba ari we akunda aho gukunda Sylvie. Rero urabona ko uyu mukobwa Kanyana agahinda gakomeje kuba kamushengura, atangira kuba yakijwindika cyangwa agatangira kuba yarakarira buri muntu wese azi ko aziranye na musaza wa Iribagiza. Rero ni ibintu bitari byiza uyu mukobwa Kanyana arimo arakora, kubera ko twabonye ko Sylvie yaje kuba yanamusaba imbabazi uyu mukobwa akabasha kuba yabyanga. Ese ni ukubera iki Kanyana agumya yijwindika uyu mukobwa Sylvie, ndetse noneho tukaba tubonye ko noneho na Iribagiza batakibanye neza kubera ko yamurakariye cyane. Ese Kanyana ibyo biraza kuba byaherera he? Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubona Kanyana ibyo biraza kuba byagenda hano hasi kuri comment kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi nkubwira ko ibitekerezo mubasha gutanga hano hasi muri comment ari byo duheraho tubakorera filimi, kubera ibyifuzo byanyu biba byabashije kuba mwatanga nibyo duhita dukora, kandi mwanabibonye ko ibyifuzo ejo bundi mwatanze ari byo twaje dukoraho. Rero uri kumva ko ibintu bitangiye kuba byamera neza. Rero nimba kandi ugeze hano bwa mbere ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, urikandeho kugira ngo uzajye ubasha kuza hano ubashe kuba wasobanukirwa na filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byiza nyine bikomeje kuba byayiranga, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi. Ariko uyu mukobwa Kanyana mubashe kuba mwamugira inama, kubera ko Sylvie yaraje n'umutima mwiza aje kuba yasaba imbabazi uyu mukobwa, amubwira ko nubwo bakunze umuhungu umwe nta n'umwe wigeze yerekana sheri wundi. Rero Sylvie akaba yarakoze igikorwa cyo kuba yakereka uyu mukobwa Kanyana sheri wiwe, agasanga uwo musore Sylvie yerekanye niwe Kanyana akunda. Rero uri kumva ko Kanyana ari ibintu bitamubashishirije kuba byamubera byiza, byabashije kuba byamubabaza cyane. Niyo mpamvu muri kubona n'ubu ngubu agifite agahinda, ari kurakarira buri muntu wese. Yabanje kuba yarakarira uriya mukobwa Sylvie, none yageze no ku Iribagiza. Ese Iribagiza yaba afite makosa ki? Mujyaho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu. Ese uriya musaza papa kamarade we ibyo biraza kuba byagarukira hehe? Kubera ko twabonye ko Fabiola ndetse amaze kuba yameze nk'aho abumvishe, ariko icyiza ni uko uriya Fabiola aje kuba yakumva ashoje kuba yavugana na Iribagiza. Uri kumva rero ko ari ibintu byiza cyane atigeze yumva iby'uriya muti wa kabiri. Rero abantu babashe kuba batanga ibitekerezo byabo aho hasi muri comment, nibo nje kuba namara amatsiko, kubera ko uriya muti wa kabiri ntago Fabiola yigeze abyumva bawuganiraho, ntago yigeze yumva bari kuwanga yuko Fabiola aje mu nyuma aje abona uriya musaza ari kuganira na Iribagiza. Niyo mpamvu Fabiola mubonye ko bimubabaje cyane kuba uriya musaza ari kuganira na Iribagiza. We yari ari kwibaza ati muri kuganira iki? Ese uriya musaza byari bikwiye ko aganira na Iribagiza? Ariko icyiza tumaze kuba twabona ni uko atabashe kuba yabona ko uriya ari umuti wa kabiri yari afite, yari agiye kuba yaha Iribagiza yuko uyu musaza kari kagiye kuba kamubaho. Ntago ari ibintu byiza cyane byari bigiye kuba byamubaho, ariko Iribagiza nawe ibintu abashe kuba yadukora ntago ari byiza, kubera ko abashe kuba yakanga umuti wa kabiri kugira ngo akire, ngo ashaka ko azawuhabwa na kamarade na EMILE. Ese urabona Iribagiza ibintu arimo ari byo by'ukuri? Rero kandi subscribe hano kuri ino channel, ujyaho hasi muri comment ubashe ko watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo iyi filimi, yuko
ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane cyane abantu baherereye mu Burundi ndetse n'ahandi hose mu bindi bihugu byose byo ku isi nibo babasha kuba badukurikira cyane, n'abanyarwanda bose babasha kuba badukurikira. Rero mujye hasi mutangemo ibitekerezo byanyu by'uburyo mushaka ko iyi filimi izajya igenda kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi mwabonye ko uriya muti ari we wa nyawo wizewe wa kabiri, yuko twabonye ko Kamarade na Emile hari ahantu babashije kuba upimisha. Hari umuntu bigeze kuba baha ifoto kuri WhatsApp abasha kuba yabapimira uyu muti, ababwira ko ari umuti ukomeye cyane udakunda kuba waboneka hano mu bihugu bya Afurika, uboneka ahandi mu bindi bihugu birenze atari muri Afurika, ariko muri Afurika ngo hari indi miti ishobora kuba yagufasha. Rero babasobanuriye buri kintu cyose gituma uriya muti ariwe iribagiza ari uwa kabiri yari kuzanwa. Rero ni ibintu byiza cyane byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu. Kandi twabonye ko uriya musaza Papa Kamarade yageze hano mwa runo rugo afite ikintu cyamuzanye, atigeze azanwa n'ubusa, ahubwo yari yaje kuba yaneka Rugema kugira ngo amenye ibyo azabasha kuba yatangamo ubuhamya mu rukiko kugira ngo azabone uko arenganura Iribagiza. Rero uri kumva ko Iribagiza yitaweho cyane, nubwo twari tuzi ko uyu musaza yagambanye, ntabwo yigeze agambanira Iribagiza, ahubwo uri kumva ko na za mpapuro z'imitungo bahaye Rugema atari iza nyazo, ahubwo yagiraga ngo abone uko azagera hano mwa runo rugo kugira ngo azabone uko ata Rugema mu maboko ataraye, cyangwa Rugema akajya kuba yabyozwa ibyaha yakoze. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza Papa Kamarade yabashe kuba yakora, kandi akaba yaragiye kuba yaha n'umuti wa kabiri Iribagiza. Ariko ikintu kibyishe ni uko Iribagiza atigeze amenya ko uyu musaza ari we Papa Kamarade wabashe kuba yagera muri runo rugo, nk'uko Fabiola ajya abivuga ati hano mwa runo rugo hagera umuntu ufite ikimuzanye n'uriya musaza. Fabiola yari yabivumbuye, ariko Rugema yanga kuba yamwumva. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane, nubwo Rugema yamubwiye ko bafatanyije, ariko uri kumva ko ibintu bigiye kuba byabakoraho. Ntago yuko yuriya musaza yatagera hano mwa runo rugo hari byinshi atari kuzamenya, kandi amaze kuba yakiga Rugema neza uburyo bashobora kuba bamushyira hasi. Rero uri kumva ko Kamarade ndetse na Emile bagiye kuba bakora ibikorwa bikomeye cyane, kubera ko tumaze kuba twabona ko uriya musaza afite ikintu cyamuzanye hano mwa runo rugo. Imana yabashije kuba yamufasha agera hano mwa runo rugo, aza ari umukozi, ariko ubu asigaye habaye mu buzima busanzwe nta kintu agikora. Uri kumva ko rero Imana ikora ibitangaza bikomeye cyane, ikabasha kuba yacisha umuntu mu nzira zigoye ariko zigacamo. Rero nimba wumvishe ibitangaza Imana yabashe kuba yakorera muri uno musaza kugira ngo azabashe kuba yaha umuti wa kabiri Iribagiza, jya hasi muri comment wandike amena, kubera ko tubonyemo nyine ibintu byiza kandi byinshi bibasha kuba byashimisha abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Murumva ko episode iraza kuba yakurikira, noneho ibintu bigiye kuba ari uburyohe cyane, bigiye kuba ari umuriro. Amatsiko mwari mufite, season yacu iri kugenda igana ku musozo, kubera ko igiye kugera ahantu noneho haryoshye cyane. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri uno munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite, ushyiremo emoji y'umutima wo hasi muri comment. Ibintu bimeze neza yuko mutangiye kuba mwakibonera ibintu bigiye kuba byaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, byose mumaze kuba mwabibona. Rero nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandaho kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa na video zacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, yuko tumaze kubona ibintu byinshi, kandi mutangamo ibitekerezo hano hasi muri comment bikabasha kuba byaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero hano niho mubwira ko iyi ariyo channel yonyine yuko ibasha kuba yabagezaho amakuru yose aza muri filimi Inzira y'Umusaraba, ariho mubasha no kuba mwatangira ibitekerezo byanyu bikabasha kuba byagera aho bigera, kubera ko